umva ngusomere yino nkuru ngisome ngusomere uhite ubimbwira ati ngiye nkurikije ukuntu mbyumva gutya ndagarukira ahantu gatoya ntacyo ngaha haranditse ngo Rutsiro ni iwacu sha Rutsiro ni wa hajya nawe waje ni Rutsiro Rutsiro ni iwacu kwivuko umugabo uri mu kigero cy'imyaka 46 yimanitse mu mugozi arapfa niki nkuru ivuga ayiwe yes nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show amahoro Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanacyora ariko imbere kuri skini zanyu murabona umutumirwa Concorde yes CEO wa Concorde TV show yes niwe kabisa niwe Concorde mumeze muti turaho turashima Imana rwose Imana ikomeje kuturinda tubonera no gusuhuza abantu badukurikiye dushimira abakoze sabone cyangwa se subscribe mu cyongereza dusaba nundi wese ubonye iki kiganiro atarakanze kuri subscribe tumwinginge rwose ngo ayikore noneho duhe na exercice abantu bakoze sub nabo tubaye exercice imeze utya nyabuna niba ushaka kudushyigikira ko biri kose hari abantu muziranye abantu muziranye ufatemo babiri ubasharinga iki kiganiro ubabwira uti mukande sub like nabo basharinge ubundi bashyigikire Concorde TV show kuko nimwe maboko mfite Concorde TV show yego ntago wakibagirwa akantu ka sabone sabone ku bakoresha ururimi rw'ifaransa na subscribe ku bakoresha icyongereza ndabinginze rwose mumeze mute nyuma y'iyi minsi tutahura twari tumaze iminsi tutabonana David nayo ngukumbuye kandi ngiye uko ngukumbuye n'abakunzi ba Concorde TV show nabo niko mbakumbuye rwose ndaguhobeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu rwose ndaguhobeye mu izina ryabo nukuvuga ngo ntabwo nabahobera bose ngo mbashobore ariko naguhobeye bivuga ngo suhuza n'abantu abakunzi ba Concorde TV show nenge kukubaza ubwo ngo ntagiye uri warota ariko mpita nibuka ko nta muntu mukuru urota ukarota uri kumwe n'abantu bose bakoze subscribe kuri Concorde uri kubabwira ati rero mwarakoze uri kubashima muri kumwe live atari kuvuga ngo noneho hano kukorana buhanga muri kumwe mufite nk'akantu muri gufata oya ntabwo ndabirota ahubwo ndota twujuje igihumbi ndota twujuje igihumbi hagana ubwo nitwuzuza igihumbi bizagenda uti cyase nkarota biyongeye cyane nareba nkabona turacyari kuri wa mubare niyo mpamvu dutangiye ikiganiro mbasaba kabisa wowe urebye ikiganiro ariko bwa mbere ukande kuri subscribe ntacyo biragutwara ni amasegonda ngahe gukandaho subscribe cyangwa sabone noneho nawe wakanzeho kugira ngo ukomeze kunshyigikira sibyo ufata ikiganiro ugisharinge nibura abantu barenze babiri nabo babwira ngo bakande subscribe kugira ngo badushyigikire hari umwana w'umukobwa nshaka ngo wumve uravuze ngo warose wujuje igihumbi yibuka ko nunagera ku gihumbi zifuza 5 10 20 50 100 wajya kujira akavuga ati twuzuye 500 nibura wajya kuri 500 tubone urumva nkuru kano kantu k'uyu mwana w'umukobwa ndaza kukagaruka nta kibazo kabisa ukagarukeho uretse ngakumvisha uretse ngatangire fresh mbabarire ugashyire kuri microphone kugira ngo abantu bakumve ubuzima bw'umuntu no gushima kuko nubwo ubabaye wabuze urubyara ariko wariye ufite ubuzima hari abafite abana babuze n'ibyo kubaha yego nago twabigereranya n'icyo kintu ariko hari abantu bafite urubyara ariko babuze uko bacira inshuro nta buzima bafite bararwaye nubwo urwaye hari abapfuye bamaze kugera hacecekerwa uri kubabara ariko uriho ikintu gisigaye kintangaza muri iyi minsi se ubuzima bwose waba ubayemo hari undi waba ubwifuza ikintu kintangaza ubuzima bwose urimo hari ukeneye kuza kububamo kandi aho ubuzima urimo ntunyuzwe no kuba burimo hari undi wifuza kuba nkawe ashobora kuba ari mwiza hanze ariko mu nzu niwe uzi ibyo aribyo niwe uzi ibyo atunze
nk'ubu ukareba Jackie ukabona ati Jackie yambaye agakanzu keza n'iki ugashaka kuba nka Jackie ntago umutware we yikoreye uzi karavuye kugira nkabone Suzi naramaze igihe kingana iki kataraza ngo Dawidi ageze kwa Sawuli nawe ubwe ntabwo yabyemeye ngo Sawuli ubwe nawe ntabwo yabyemeye numvise amagambo y'ubwenge kabisa amagambo y'ubwenge cyane bisobanuye iki konkoro buri hari umuntu uri kwifuza aba subscribers ba 700 wifuza aho icyo nkuyemo muri iyo video unyumvishije nuvuga ngo nubwo we wumva kubayeho nabi hari uwifuza kubaho nk'uko ubayeho akaba yarabibuze icyo ni kimwe sibyo none ikindi babandi twifuza kubaho nk'uko babayeho nabo barababaye bafite ibibababaje urugero uhereye ubikuye bitewe n'ukuntu nari kwifuza abasabu mfite 778 dukora iki kiganiro ariko kuvuga ati ndikurota abasabu igihumbi uvuga ngo ufite batatu cyangwa batanu ari kureba cananjye akabona yewana ari abantu benshi akifuza kuba yabona kandi akanavuga ati no mu gihe gitoya yicaje kuzamuka neza uyu munsi nibwo yujuje ukwezi ubwo kwezi na anniversaire oya ntabwo anniversaire yagira ntacyo ni isabukuru y'ukwezi anniversaire haba harimo umwaka abarimo umwaka uyu munsi nibwo yujuje ukwezi tariki 9 ishinzwe sibyo nuvuga ngo ndi kwifuza igihumbi kandi nimbagira ntabwo nzarekeraho ufite batanu ari kwifuza nk'abo mfite sibyo bivuga ngo ibyifuzo by'isi ntabwo bijya birangira ariho uwo mukobwa yavuze nabonye ikiganiro mwagiranye yitwa Jackie ni Jackie niba ntibeshye urumva aho yavuze ngo uri kwifuza ibyo kurya sibyo hari abari mu bitaro badashoboye kurya ubwo buzima urabufite ubwo buzima bwo kuhavuga ati ngiye guhiga mbona icyo kurya urabufite kubyifuza ko mfite ubuzima hari undi mu bitaro ufite ibyo kurya ariko ntashoboye kugira ute kubirya urumva bivuga ngo rero aho simvuge ngo twagakwiye kunyurwa nuko turi nawe mbwira ubuzima bwose ni ugushima waburi uko biri kose niyo mpamvu uko byanagenda kose umva hari nakandi kantu yavuze gakomeye yavuze ngo uri mu bitaro arwaye nibyo urarembye yego ariko tekereza ko hari n'abapfuye nyine niyo mpamvu uko biri kose icyizere cyo gukira nuvuga ngo uko biri kose umuntu uriho ngira ngo twarabivuze ngo abari umukandida w'ibyiza nuvuga ngo wowe kuburiho wakagombye gukomera kandi nubwo hari ibyo ufite bikugoye ariko hari n'ibyiza ufite sibyo icyambere cyo kizima kuburiho kuba ufite ubuzima n'ukuri kw'Imana uzikintu nabonye muri iyi si ufite ubuzima uzikintu nabonye muri iyi si babane tuvuga ngo baragafasha nibo twasanze abanyabibazo none se uwagafashe kadufata urugero abane tuvuga ati abangaba ntibagihangayikishwa n'ibyo kurya bagenda mu gatwikiriye tubona batega indege buri munsi ngo baragiye ariko iyi si ni nta munoza uvuga ngo ntawe ugera ahantu ngo yumve ko yagezeyo none se wari wabona umuntu ufite nka company afite nk'abakozi barenga 30 akoresha uwo muntu yari yaryama ntaze kubakontorora ahubwo uzi ko akenshi usanga nyiri company abakozi bagataha kare wagasigara mari mu mibare uvuga ngo abakozi ugasanga bitaye saa 4 z'umugoroba n'urugero ugasanga wageje saa 8 akiryamye akiri mu mibare kandi ugasanga abyutse saa 11 saa 12 abakozi bakagera saa 1 bagasanga kirimo adatuje numva ngo ntabyo kandi no twe turi kujya kumukora twafati yaragafashe uti ni boss noneho hari n'ukuntu ibitotsi biramufasha ati nuko ufite abukoresha yego none ukuntu umuntu apatana n'ikiraka ugasanga uwapatanye nta nubwo akuyemo ayo yifuzaga ariko wa wundi waje wanyakabyizi akatahana we ayakayatahana undi agasigara ari kurira akarati rwose iki kiraka ndi kubona cyampombeje ariko wowe ukavuga ngo ayanjye nyatahane ibyo byo kuba cyaguhombeye ntabwo mbireba ingufu zanjye naziguhaye mpereza wowe wamureba nyine ukavuga uturiya warapatana agapatana ikiraka yakubaza n'urugero akadufata urugero nk'abambika abageni sibyo umuntu wambika abageni ugasanga yapatanye ikiraka cyo kuzabambika kwambika
abageni imikenyero akambika abagariso bambariye umukwe imyenda yo kubambika ugasanga yashatse n'ibintu bya dekorasiyo byose yabigize none yakubwira ati wamaze utikiraka ko wagipatanya ngahe ahubwira ati ni miliyoni wakumva iyo miliyoni ukumva ko ameze sawa ko atarabura nka 300 arakuramo ugasanga iyo miliyoni ni urugero twatanze ntabwo ibintu byo kudekora mbizi ariko ugasanga arakodeshamo amatente arakodeshamo tapi barashyiraho agakodesha ya marembo abageni bacamo agakodesha intebe ugasanga nko mu miliyoni yapatanye asigajemo nk'ibihumbi 200 ibyo 200 hari rifani iratwara bya bikoresho naye akayishyura arayishyura urumva hari umuntu urabidekora aramwishyura hari uragira urambika babageni kuko bose ntiyabambika ari wenyine yashatse abayede baramufasha noneho yaba ari imibare agasanga nta kintu kiri kubonekamo agatamo naye agusanga yongeyemo naye ariko we nyakabyizi wagiye gukora icyo kiraka 10 ryanjye nabitse ku mufuka natumvikanye 10 rimpereza urumva Abyo kumwe ngo wahombye ngo batinze kukwishyura ngo umuryango bakwishyuye nabi yame kabisa bivango rero nta muntu wajya kubona uvuge ngo yagezeyo umuntu ufite imodoka aragira niba yaba atwaye nyine mwe mwumvise umunyenga ariko yakwiceka mu kinogo akavuga ati za mortiseri ziragize imodoka ndajya kugira akavayo ugasanga agiye mu igaraje nyine ugasanga arahangayitse agize atari ko imodoka yanjye ihora mu igaraje niki isi sinzi uko twayifata ariko ibanga buri wese ni ugushima hagejeje ubuzima bwose waburimo ugashima hugejeje upfa kuba uriho kandi ushimye ko ndiho uyu munsi byanze ariko ejo bizemera hari n'abantu reka tubivuge reka tubishyiraho umuco hari n'abantu bumva turi guseka atari kuwanya nka Concorde na Davide wango arumva turi kwisekera urumva akumva ko twagezeyo hagati bari abahungu babayeho neza urumva ariko tubayeho neza ndabyemera pe tureseka turanabyibushye urumva buri kimwe cyose amatama ntiwareba Imana yaduhaye uwo mubiri ariko natwe hari ibyo tubuze ariko twebwe tugerageza kunyurwa niyo mpamvu kenshi tuba twishimye tugaseka abarambirwa igitwenge cyacu rwose wewe n'umuntu uvuga ati wanyeze hano baba bari gukorera bicaye bakuntu babicaye nanjye nkisekeye ari wabimbwiye ngo ashaka kuzaza nzamuzana nawe yicaye njye seka ni umunyeshuri nzamuzana mu kiganiro tuzakora ari muri weekend ngo zareba atari ko bimeze bite ko mbona mwasetse ese niki cyo akiri kubasekesha ari abazi ngo hari ngo bero baze ngo nta bibazo twe tufite mangiye bari kumva hano babwiye ibibazo byanyu bakabikubwira ngo ubyikorere segonda rimwe ushaka kutabishobora ntabwo ibyawe nabishobora kuko nanjye ibyanjye utapfa kubishobora kuko nanjye ibyawe ntabishobora wavuze ati reka banyikoze ibibazo bya Concorde segonda rimwe ushobora kuhita mu gihe segonda ushobora kuhita ndipfiramo wajya kunshakira abasabu kuko turi kuri YouTube turatanga ingero zo kuri YouTube cyane ubu nkubwiye ngo ewana ukuntu ndi kuvuga Imana yanjye igihumbi bazagera ryari urange mbone partnership na YouTube abasabona gufasha abasabona biri gusabwa na nkagira ariko bawafashe ntacyo ngushinja pe simba nakoze umva ntacyo ngushinja kabisa ndashaka ko tuzakora ikindi kiganiro ngi nawe twamba costume duhagaze imbere nka hariya undi nayiza nkababwira ati mwabibonye ko Imana ihindurane na karavati na karavati duhagaze twese tubana ku kamera kabisa icyo gihe tuzatwujuje basabe igihumbi oya nta kibazo no twatabuze tuzashaka umunsi tuyite oya twafashe silver oya kuri gonarike silver se sinivubayo gonarike silver iri hafi uvango niba yabonetse yo kuri gonarike sibyo tuzaza twambaye amakoti kabisa tuyifashe tuyereka abakunzi bacu nta kibazo hanze kundi koti ni ndarikora nuko nakona kuyambara urareka nkubwire Concorde nubwo twijijisha hari igihe twanga kwemera ariko tubona ibintu byiza sibyo buriya reka nkubwire n'umunyabyaha yakwiye gukora icyaha bazikari gukora icyaha niyo natwe twapinze abantu tuzi ko twabapinze kabisa iyo umuntu yambaye ikoti aba yambaye neza cyane pe irisi wabona nambaye neza uko nambaye ikoti oya ikoti ya costume tuvuze ikoti sicyo tugita ikoti costume na cravat jacket
ariko costume yitwa costume aka nako kundinda imbeho ya hano mu birunga nako kwifubika ya hano iyo umuntu yambaye neza ubona ko yambaye neza umuntu agaragara neza ubona ko agaragara neza ubu se reka nkubwire kuza wambaye costume nkakubwira ati wambaye fresh uko ntabivuze cyane nzayigarure se uvuga ngo umugabo wambaye costume na karavati aba yaberewe umudamu se ubona wambaye umukenyero cyangwa igitenge yategeye hano hejuru yateze na hano gutya bigize ubundi akangubwire umudamu wambaye umukenyero umudamu wateze igitenge agakenyera ikindi gitenge akarenza ikindi gitenge akambarira ibaya agafatisha koshi yiwe aba yambaye neza bisa ni nk'umudamu rero nawe wambaye umukenyero akabuzina kandi kakitero n'iki akambara boda akafatisha koshi nawe yambaye neza ubona yambaye neza kabisa n'inkweto yashinga no babane tubona urumva babane tubona ngo bambaye utuntu hari ikintu cyabaye sigaye kiba mu bantu dusigaye twaga kuvuga ukuri ngo tutiteranye ngoda gase ari inzovu wakanze sabaka kamite nkubaza akanasabusika rayibinga kamite nkubaza twumve kuri kubwiteranye kwambara mini ni icyaha cyangwa ntago ari icyaha ni ikosa oye tuvuze icyaha dutandukanye ikosa ni icyaha undi icyaha cyemezwa n'umushinjacyaha nako cyemezwa n'urukiko mbese ushaka uburyo bigoreka kugira ngo uwo muntu nawe se yaje kureba ikiganiro yagira hagati ishaka parika aramusekeje nk'abapase b'iyi minsi abapase bo mu rusengero musigaye uri diyakoni ukajya gusambana kuba kutanga 500 banagushinja ngo ubusambanye baza akaba ari uza kukuburana ati nta busambanyi yakoze none nakudefanda ashingiye kuri income umwinjiriza watukana kwa kare utanga amafaranga menshi akavuga ati gutukana yaguye mu cyaha gatoya ati ni bisanzwe bibaha twese turabana akahita ashaka isomo ryigisha abantu bivuga ati turi abantu none se David uzareba inama mu nama uvuga ngo umuntu ufite katuvugirute ufite agasura keza na taye nziza udafite amafaranga ariko noneho wawe undi ufite igisura pe ubona ko isura ari mbisura idacuruza muri make itaberanye n'abantu itagize iti ariko afite mu mufuka wagize ngo akenshi iyo bari mu nama y'ubukwe kaba ariyo twifatira mu nama y'ubukwe se banategeza ngo kadutegereze runaka ati ntabwo turatangiza inama atarahagera kubera iki mu mufuka naho bo mu rusengero kwa kundi niba ukuntu aba ari kumufasha aba ari kumufasha mu bijyanye n'inyubako mu bijyanye n'ibiki byasabwe urumva ayomvomo bya bintu ngo nta mukiro byina nabi wakuvuga nabi wakuvuga nabi ntabwo napfa kubyemera kabisa bya bindi ngo nta mukiro byina nabi nta mukiro byina nabi cyangwa se amaga y'uwukunda wowe uyabonamo nk'amaribora hari igihe byanga ukavuga ati nubwo ndi kwijijisha ariko ndabona ukuri ariko akenshi kuboneka bitinze pe umuntu ukunda uvuga ngo wamuvugaho nabi uhita ubyumva biragoye cyangwa umuntu usanzwe agufasha ayibara umudo wawe agufasha mu bihe gukunda no guhishira amakosa ni ibintu bitandukanye ni ibintu tubyitiranya konkoro kubyita bivuze ko gukunda nuko ntabona amakosa yawe harayubona se harayubona none se ubwo yo tugeze hakurya akavuga ati bisi byiza turi nyuma ya kamera ariko akenshi pe umva umuntu ugufasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo wamukubwireho ikosa uhita ubyumva ako kanya biragoye ntibivuze yuko hari ibyo ubona umuntu agatwikira nyine akwikije za nyungu za nyungu umuntu aba afite aba akubonaho ariko naho umuntu ukunda nawe uzahite wemera ibintu bibi bari kumuvugaho biragoye pe oya muri iyi minsi ahubwo abantu ntabwo tukishaka kuvuga ukuri dusigaye dukwepa ukuri tukivugira iby'imitima yacu igashaka ukuri kuragoye ukuri kuragoye kukuvuga kuguhamya biragoye pe yes reka dukomeze dutangire ikiganiro cyacu yega abantu kokoro nuko umugabo w'imyaka 46 akaba yifashishije mu mugozi ngo sha bisobanuye iki kugira ngo umuntu w'umugabo habyo bya bintu tuvuga ngo ubuzima bwose tubamo no gushima kugira ngo umugabo w'imyaka 46 ubu ngo abari igikwerere ubundi tugiye kubivuga neza umuco nyarwanda umuntu washingiwe neza washakiye ku gihe yakagombye kuba afite umwuzukuru imyaka 46
mbona uvuga ngo mu Rwanda wemerewe gusezerana ni ku myaka 21 n'urugero yarayigejeje agahita asezerana yaba afite umwana w'imyaka 25 umwana w'imyaka 25 nawe yaba afite umwuzukuru kabisa afite umwuzukuru unarenze umwe kabisa ko nuvuga ngo niba afite imyaka 46 ashobora kuba afite umwana w'imyaka yarashatse afite 21 mu mategeko afite 22 cyangwa 23 yaba afite uwa 22 uwo nawe yemerewe kuba yashaka kanabyara afite umubyeyi ro cyangwa umugabo cyangwa umugore imyaka 46 yaba afite umwuzukuru kumva abafite abantu bamukomokaho benshi abana ndetse n'abuzukuru umva ngusomere yino nkuru ngisome nyigusomera uhite ubimbwira ati ngiyewe nkurikije ukuntu mbyumva gutya ndagarukira ahantu gatoya ntacyo ngaha haranditse ngo Rutsiro ni wacu sha Rutsiro ni wahe hajya nawe waje ni Rutsiro Rutsiro ni wacu kwivuko umugabo uri mu kigero cy'imyaka 46 yimanitse mu mugozi arapfa niki nkuru ivuga ayiwe seka tumwifurize uko ridashira harakomeje avuga ngo umugabo w'imyaka 46 wo mu karere ka Rutsiro yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko iperereza ku cyaba cyateye uru rupfu rigikomeje byabereye mu murenge wa Boneza gatugarukira aho ngaho ni inkuru ibabaje ni inkuru ibabaje pe kumva umugabo ngana utyo yiyahuye birababaje cyane birababaje kuko kumva asize umuryango asize abana twabaze tubona yarashakiye kugiye ko yaba afite n'abuzukuru uzi umwana ugeze kwa sekuru ateka nje kwa sogokuru kumugisha inama ujye kumubaza ibyabaye mu cyagiye bari urubyiruko utari ko sogokuru nawe ugifite imyaka 15 byari bimeze gutya nuvuga ngo uwo mwana ugezeyo aba yumva yishimye kumva ari umuntu nk'uwo ngo yiyahuye birababaje pe birababaje kabisa ngiye kubaza ikibazo kimwe ku neza ntago wizi by'imitekerereze mu mutwe y'umuntu wowe igiye kureba usanga ngo umuntu agere ku rwego rwo gufata umwanzuro kwiyahura biba byatewe n'iki nuko utiyakira nuvuga ngo akenshi umuntu afata umwanzuro wo kwiyahura atiyakiriye ngira ngo David twatangiye dusobanura neza tubona ukuntu umuntu ahora ari ibyo ari kwifuza ariko nubwo hari ibyo twifuza hari ibyo dufite icyambere twabonye dufite cy'ingenzi kiruta ibindi byose kandi kizana duhesha n'ibindi dukeneye nuko dufite ubuzima hari umugabo umwe njya nkunda kuba dufite ubuzima kabisa kano kantu reka ngavuga hari umugabo umwe njya nkunda kumukurikira Israel Mwanafunzi niwe uvuze ati ngagatsinga kajyana ubwonko mu marazo ukawecekera n'akajyana ubwonko agashaka uburyo bivanga akavuga ati none dukozanyaho umuntu ahita abura ibitekerezo abona ikiribura ahita abona ko ari kujya mu mugozi ntafite gutekereza aba yayobye kandi kwiyahura ni igikorwa cy'ubugwari wabaye ikigwari kuko mu buzima David mu buzima umuntu abagomba kwihangana sibyo ngira ngo intwaro yo kwihangana twayivuzeho kandi tugashima Imana naho igejeje ikora ushobora kugira ikibazo ukirukanwa ku kazi abanyarwanda bajya bavuga ngo umuntu aburase ariko ntabura sebuje umuntu yakwirukana ku kazi ukora kuri kamera warangiza ukabivamo ukagenda ukajya kwikogosha wabura umumotari umuntu wagutije moto warisobuje akakwirukana ukagenda ukajya gushakisha ukajya mu bwubatsi ukubaka ukabaho nuvuga ngo ushaka kuba uri imfubyi nyine warabuze papa wawe ukaba ufite uwo muntu ugukoresha akakwirukana papa ntabwo wakongera kumubona yarabuze ariko sobuja wamubura none ugatandukana nawe ukazabona undi kokoro wobona ari nk'ibe bibaza abagabo bahura nabyo bikomeye byatuma bagera ku rwego rwo kwiyahura ariko ntago urimo kuko utari yahura nawe tuzagushyiraho yaho ibibazo abagabo bagira ubona bikomeye byatuma bajya kwiyahura ubwo ugiranyije ugiye kutubwira nka bibiri by'ubona utekereza byaba bikomeye mbo akenshi ariko ntago urimo ntabwo ndimo nyine ariko nanjye mu busesenguzi mba narakoze uko nanjye ndareba imyaka mfite inyemerera
inyemera kureba ibibera ku isi. N'umugabo w'imyaka 46 kugeza igihe afata kuri urwo rwego akajya kwiyahura. Ngo akenshi ni ukutumvikana n'uwo mwashakanye. Icyo kiba ari kimwe. Icyo ni kimwe cyo kuba wenda utumvikana n'uwo washakanye. Mutumvikanye. Ubwo nicyo kibazo umugabo ashobora guhura nacyo kavuga ati iki kibazo kirakaze cyane. Yego. Umva akiyahura. Bashobora kuba batumvikanye ku bijyanye n'imitungo. Mitungo se kandi? Imitungo. Ukaba wiyahuye se ukaburengeye imitungo. Nyine nibyo turaza kukubwira nakubwiye ngo kwiyahura ni igikorwa cy'ubugwari. Nuvuga ngo hari igihe umugore n'umugabo baba bafite umurima, noneho umugabo agashaka ngo bawugurishe. Umugore ati wa mugabo we, hari ahantu turahagurisha, kuzi ko iyo duhinze mu isuka imwe dukuramo ibiro 200 by'ibirayi, yuzi ko twahinzemo ibishyimbo tutabura imifuka 2 dukuramo, hari ahantu turahagurisha kubera iki. None umugabo za complexe de superiorité kumva yuko ari we chef w'urugo, hagati uyu mugore nsuzugure. None ushobora gusanga naho hantu umugore yarasanze umugabo ahafite yarahaguze mbere yuko babana, yangiza ati umujinga nsuzugure gutya. Naho ugasanga afashe icyemezo cy'ububwa cyo kwiyahura ngo reka musige, n'ubundi ntabwo turi kumvikana reka nigendere. Nose ubwo abakemuye iki kwaba yihimye nyine bari gupfa imitungo akiyahura akayisiga aba yarwanira giki. Aba yihimye nyine ni barihima bamujinya. Barihima bamujinya. No mpamvu utavuze ngo kimwe yo cyanze ugomba gushakira ku kindi. Iki kije singiyemeza ko umuntu yapfa n'undi mutungo akajya kwiyahura. Izo kese ntazo urumva se? Ukiyahura kwa kari umutungo akiyahura byagiye bibaho kabisa. Ngewe naba ndi kuburana umutungo n'umugore wanjye kugira ngo umutungo ubutunge, narangiza nanone akaba ari utuma njya kwiyahura ngo usige. Akagira umujinya ati ngi umugore ntabwo yandakaza gutya ku murima wanjye niciriye tutarana bana, none ndashaka kugurisha n'indangiza ngo gi. Urumva hari ufata umwanzuro wo kwirukana cyangwa se bakarwana. Urumva bamara kurwana ugasanga baranamufasha baramufunga kuko reka nkubwire, cyangwa se agakora igikorwa cy'ubugwari. Nanjye abantu barankurikiye hano mutubwize ukuri, waba uri kurwana ngo utunge imitungo uwo mutungo ugatuma nanone wiyahura. Ubujiji nyine oya barimo n'amarozi. Tujye ku cya kabiri. Ubujiji icya kabiri gucana inyuma kw'abashakanye. Nicyo nk'icyo cyo urumva gucana inyuma kw'abashakanye. Hari umugore cyangwa umugabo sibyo ugira umujinya kavuga tubwo mugabo wanjye yanciye inyuma cyangwa se umugore wanjye yanciye inyuma teka muhime niyahure. Ukibaza nubundi ko apfuye ko wishe nubundi abanaga nawe none ahubwo ubahaye rugari. Aya nakoro reka nkubwira kino kintu cyo tukitondaho. Iki ngiki cyo tukitondaho. Uzi kubabazwa n'umuntu wizeraga, wa wundi wizeraga wahaye ibyawe byose, uri umuntu mwambaranye ubusa. Wa wundi mwambaranye ubusa mugasezana utubanga twishi, mugasezana iki n'iki n'iki. Wa wundi wumvaga katakubabaza akaba ari gukubabaza. Nose nakubabaza uziyahure nakubabaza. Aya nanone kwiyahura ni igikorwa nyine turi kwingingo yo kwiyahura pe. Sibyo tuzakora iki? Nakubabaza nyine uzihangane kuko akenshi umwanzuro ufatiwe mu burakari nta kizima kiba kirimo. Wareba ukuntu mufitanye amabanga mubanye neza ukavuga ngo yampemukiye, wangiza ugafata umwanzuro utireka mwice. N'umwica uragenda ukatirwe burundu. None wakora iki? Kwihangana ukihangana umuntu waguciye inyuma cyane ukakomeza ukabana nawe ugashinyiriza ukabana nawe cyane. Akaye hasi weze nagufasha waciye inyuma sinabana nawe wabana nawe byasaba izindi imbaraga pe. Urumva none nakwihangana siniyahure sinankwice ariko wakora iki? Nshobora kwita nkwirukana maka kayase mfite ikintu nahita ngukorera kuko nyine abantu turi abantu. None ko wacu umugani ngo wirukana umugore ugugu ni gufa ukazana uri mirabungura. None subwo yari gugunaga cyangwa reka tubifate ku mugabo no ku mugore. Ushobora kuva ku mugabo warumeze ugashaka undi one ugasanga we ararenze. Weze nge David ibyo bintu sinabishigikira kugira ngo komeze ubane n'umuntu waguciye inyuma. Nose wakora iki? Kitsabaye ikintu kimbabaza kanarahira katazasubira nyine. Ariko izo mbabazi wazimuha ariko wabanje kwihangana. Ni nakwihangana nk'abamubwiye tubugiye ku ruhande manze mbitekerezeho. Ntago nozahita babara uwo munsi ahuba wihanganye. Uzareba kenshi umuntu mwarakaranyije sibyo, umuntu mwarakaranyije ukamuha umwanya kugira ngo mwicarane. Burya akenshi nuko uba uri mu nzira yo kumubabarira. Noneho hari umugabo cyangwa umugore uhita wumva uwo bashakanye amuciye inyuma
yewana n'umujati ndaza n'umupanga agahita tema ugasanga afatiye icyemezo mu burakari kikamuviramo gufungwa burundu babana bakaba imfubyi kuri nyina na se ufunzwe burundu n'ubundi ni nkaho badahari sibyo cyangwa se akabuvuga ati sha ndiyahuye ngiye kwiyahura n'ubundi bigusigire nuko ugasanga agize umujinya gutyo nose konkoro umugabo uzasanga bari kumuca inyuma azihangana avuga ati nta cyabaye umugore wanjye humura nejo uzasubire oya ariko ntazafatire umwanzuro mu burakari ntazafatire umwanzuro mu burakari ariko nakubwira ati bugiye arahijya manze mfata umwanzuro ibyo byo aho sibyo aho uwo mwanzuro n'ubundi uvuze ati bugiye hariya mbanze nitekerezeho burya aho buri mu nzira yuko gusabye imbabazi wamubabarira ariko wisuzana umupanga wavuye gutyaza kuri ponsesi urumva cyangwa se ibida birambiwe ndambiye kubaho ngiye kwiyahura aho rwose ubufatiye ubufashe icyemezo cy'ubugwari uhubutse tujya ku cya gatatu twavuze ko turareba bitatu cya mbere y'imitungo ariko sibye ko nge nta wapi cy'imitungo ntago napfa n'umuntu imitungo ariyo nduguharanira ngo ndangiza niyahure wapi ariko wemera yuko abashakanye imitungo bayipfa barayipfa yego ariko we nicyo cyo gusamba nacyo cyatuma wiyahura ariko kubabazwa n'umuntu umuntu nabonye wabishoboye n'umwe ni Yesu abo yagiriye neza akaba bagira ute abo yakundaga aribo bamwica ariko kubabazwa n'umuntu wizeraga nose byatuma wiyahura turi kwingingo kwiyahura byatuma wiyahura ngo nuko nyine wamwizeraga birenzeho nakaba yaguhemukiye byatuma wiyahura ni wowe David uri kuganira nakomera icyaka itaraba kugira ngo ntiyahura yes ariko ari ibintu bikurenga siko ibintu bikurenga ducenga two mutwe twose tugahura tubigakora siriko turema ngingo miliyari gasanga twagize twose tukahita duhura ahantu hamwe bikahita bikora siriko ukabona tumwe twacikaguritse ugomba gushaka ikintu kiguhuza nyine kigatuma utabitekerezaho cyane ni ikihe se cyaguhuza usanze umugore wawe wenda urugero ifoto yikurura ikintu cyaza kikaguhuza ibyo bintu ntonge kubitekereza byaterwa n'icyo ukunda nuvuga ngo agushaka ukunda gusimbuka kuri etaje cyangwa akagira ibyo akunda ako kanya nuvuga ngo akenshi wagize ibibazo hari ibintu byakurakaje sibyo inama nagira abantu wirinda kwihugiraho wenyine sibyo wirinda kwihugiraho wenyine ngo uba ahantu uri wenyine urumva kuko hatuma uwo mujinya nyine uwukomeza ushaka umuntu ushaka kuba akunda umupira icyo gihe jya kureba umupira ushaka kuba ukunda filime urumva genda urebe filime ushaka kuba ukunda agacupa genda ujya kugasoma uri kumwe n'abagenzi kuri Gonareke TV nange uravuga ati David reka kubwira ikintu abantu batubonaho twe tuba tuvuga no kuri social media igihe abantu batwiziramo imbaraga tutagize ute tudafite ko abantu batubona hano bakatwiziramo imbaraga tutagize ute tudafite ati urugero bashobora kuba babona bakabona ko ibintu byose nabishobora nakwihangana ejo bakabona naguye muri iki kintu cyakindi navuga ngo sinakora ugasanga ninjye wagikoze nyamara aho ngaho birengagije ko ndi iki nk'umuntu Imana idufashe nubwo nawe gusa sibyo umuntu agomba gutanga ibitekerezo ukabyumva sibyo nose utuza duhagara aha ngaha tugira abantu inama mwumva wa mugabo we umugore wawe naguca inyuma uzahite wiyahura umugore wawe niyanga kugurisha ahandi uzahite wiyahura cyangwa uzafata umupango umwice oya sibyo tugomba kubagira inama mu rugendo sibyo uretse no ku rugo no mu bindi byose mu kazi dukora sibyo none se David gukora ibiganiro nta kiganiro urabona abantu bashyizemo comment zo kugutuka nose bizatuma uvuga ngo ntuzonga kujya kuri kamera ari kurihangana sibyo ukiga nyine ukareba uti se niba abantu benshi iyi content inama nabagira dukumira ibyaha bitaraba dutangira amakuru ndetse gusoma ino ngingo umuyobozi yavuze yanditse mu kinyamakuru hano umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza Munyamahoro Muhizi Patrick yabwiye igihe reka dusimbuke kwa ino paragraph ikurikira Gitifu Munyamahoro yasabye abaturage kujya batanga amakuru ku gihe haba hari ikibazo umuyobozi kubafasha kugikemura bitaragera ubwo umuturage abura ubuzima nose ukumva bitaniye
ukumva bigiye kure cyane ibyo nanjye nandi kuvuga nivuga ngo niba ufite ikibazo sibyo kumira hakiri kare irinde kukihererana kumira hakiri kare reba David turahorana cyane pe niba twicaranye aha ngaha tukajyana ikiganiro cyamara iminota 50 tugafata indi 50 yo kweditinga yo kwa uploadinga uko biri kose uri mu bantu tumarana igihe sibyo none ugasanga nje mfite ikibazo nanze kukubwira ugasanga hari umuntu y'abantu ukunyandikira message ugahora buri kanya ndi kureba kuri telefone sibyo uwo muntu ari kumpamagara ari kunyishyuza kandi ubwo nshobora kuba nabikubwira nangiza nkabyikubirana nkabigumana ngewe ubwanjye kandi nagombye kukubwira ni David nshaka kubona ndi kureba kuri telefone ntugire burya ngo n'umuntu ugukanda akanyenyeri ahubwo n'umuntu mfite 50 amereye naba ari kubinyishyuza kwa kundi nabohotse nkabikubwira ushaka kuvuga utiro concorde ntuga ngo uyu muntu adutesha umutwe sibyo mfite 25 nzabikenera mu gihe cy'ukwezi reka mbe guhaye niba uri Imana yagufasha ubone n'ibindi 25 bigufashe kwishyura uyu muntu yaje gukomeza gutesha umutwe kuko natinyutse nabohotse nkabikubwira sibyo ibyo nibyo gutangira amakuru ku gihe ni na slogan ya polisi ivuga ngo tugira umutekano ntabwo kazi kwigisha tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe dukumira icyaha kitaraba tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe dukumira icyaha kitaraba vitamine ago polisi tuvanga mera tavango aho niho buri wese abijisho rya tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe buri wese abijisho rya mugenzi we vitamine buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira dutangira amakuru ku gihe kandi vuba buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi vuba ibyo bizadufasha ko umuntu yafata wa mwanzuro twafashe umuntu afatira mu burakari cyangwa se cya cyemezo cy'ubugwari kirimo kujya kwiyahura ahubwo ngiye bagabo bagenzi banje ikintu cyo kwiyahura n'ubugwari kabisa ni n'ubujiji ni n'ubupfapfa ni ikibundi n'ubugiye kwiyahura ubundi warapfuye kera warapfuye uhagaze David uko biri kose sibyo uko biri kose iyi si uko wanababara ariko uriho mwa nukuri ushaka gushakira ubumoso bikanga iburyo bikemera ariko nibura uriho nose mu gihe wiyambuye ubuzima ikindi ubutegereje ni ikihese ntacyo kabisa niba biri guteganya kuhaba dukumira icyaha kitaraba yego n'urugero wowe niba ubona ko umugore wawe ari mu nzira zo kujya kuguca inyuma muhanze umenye ikibazo kiri kuturuka he yego uburiri bikora nabi cyangwa se nakageso yifitiye ibyo ureba kubimenya ukumira icyaha kitagira ute kitaraba niba ubona ibintu by'imitungo biri kubasebanya egera ubuyobozi wafashe kabisa kosora icya gatatu reka turere icya gatatu twakivuze cyatuma umuntu yiyahura twe turi ku mugabo kubashakanye cyatwa turi kuvuga iki bintu bitatu umugabo yahura nazo ingorane 3 umugabo yahura nazo twabonye kuba imitungo bapfa imitungo no gucana inyuma kindi ni ikihera nko peza David no kuba satani yamugendereye satani yamugendereye n'urubyaro rushobora kugira n'urubyaro rushobora gutuma none se kandi urubyaro ari umugisha yego uvuga ngo umwana muzima ahesha ishema ababyeyi n'umwana wabaye ikirumbo nyine aba yarumbiye ababyeyi uvuga ngo hari umubyeyi ushobora kubona umwana we uzwe n'umubyeyi udashobora kwiyakira yakumva umwana we ku ishuri yaramutangiye minerivare yaragize ati yakumva yabaye uwa nyuma cyangwa umwana yagize ikibazo ku ishuri baramwirukanye ugasanga uwo mubyeyi yariyahuye uwo ngo no wawe atarize none twadutsinga tuba twaragize iyo ni satani ba yamugendereye cyane ibyo birashoboka kabisa none saho ngo wakumira gute nyine gukumira ni ukwiyakira gukomera igihe wiyakira ariko ufite n'ibyo wakoze hoje ni ugomba kwiyakira akamenya none se icyambere niyo abana bagiye kwiga nose ubu uri kumwe nabo se
nosangize ngo bose baba bambe haruzabo wa nyuma haruzagira ute ibyo byose ubugomba kubyakira ukamenya uti bigomba kuba ahubwo niba bibaye ndabimanaginga ute simfatire umwanzuro mu burakari cyangwa ngo nje gufata icyemezo cy'ubugwari nk'icyo kwiyahura kabisa. Twabagira inama wakumira icyaha hakiri kare. Reka twigire ku yindi nkuru. Urumva? Hano haranditse ngo mu karere ka Nyagatare. Mu karere ka Nyagatare abanyeshuri bateze abarimu. Abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa kamfasha akantu kasomere kangusomere. Abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire ishuri riherereye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare bateze abarimu babigisha barabakubita. Bateze abarimu babigisha barabakubita. Rekeraho ngaho. Rekeraho ngaho. Rekeraho ngaho. Bateze abarimu babigisha baragira ute barabakubita. Rekeraho ngaho. Rekeraho ngaho tukomeza inkuru nyuma. Koko ubundi bigenda utegura ngo umunyesha kubite mwarimu. Banjye ndumiwe pe. Nukuri nkurikije David narize pe sibyo ariko nkurikije agaciro nahaga mwarimu wanje uziko bitewe no kumwubaha niyo mu rugo wabaga badusumye ku gasantere kugura umunyu ugahura na mwarimu atari kuvuga ngo wasibye amasomo ahubwo ari kuvuga ngo swate wize mu gitondo nyuma ya saa sita nyine waruhutse. Niko twiga muri primaire wabonaga mwarimu ubwo ndi guhita nanamutekereza mwarimu wanjye yanyigishe mu mbere no mu kabiri ndamusuhuje. Urumva mwaba mugiye guhura ugakwepa nta kosa wakoze ariko ari uburyo bwo kumwubaha nyine ukavuga uti mwarimu nyine ukumva wamwubashye aho twe turi muri primaire no muri secondaire kuko aba bana ndumva ari abo muri secondaire bakubisa abarimu babo. Urumva mwarimu bitewe n'ubumenyi wumvaga agiye kuguha ni umuntu wo kubahwa pe. Ni umuntu wo kubahwa cyane. None se we ntago yabijyamo uruhare ngakubitwe. Aya nubwo yabigiramo uruhare. Oya ndakubajije. Buriya kamumaze ko konkoro. Abantu bakubaha ni banuki. Abantu banyubaha. Nabo nduta. Nabo nduta nanjye nabo mba nubashye. Nose ka nkubaze. Ntabakuruta bakwita dadi. Mubyeyi. Hari umuntu rwose ngo urakoze mubyeyi ati mubyeyi njya mbibona no muri comment ati mubyeyi komerezaho niki kandi naraga agasanga mu myaka mbaruta. Byatewe niki? Byatewe nuko banyiyumvamo. Byatewe nuko banyiyumvamo nanjye mba nabubashye. Nyine tuba twubahanye. None biravuze ko umwarimu bivuze ko yakoreye buri kimwe cyose yiboneye ko umunyesha atagikina mukoraho. None se reka tubyemere sibyo nibyo twatangiye David ukuvuga ngo hari ugufatira umwanzuro mu burakari kandi ugafata umwanzuro uhubutse sibyo. None umunyeshuri ashinzwe guhana mwarimu na mwarimu ashinzwe guhana umunyeshuri ariko nta muhane yihanukiriye. Uribuka ya nkuru twabonye y'umwarimu wabwiye abanyeshuri ngo nibakubite mugenzi wabo kuko yaje kurya kandi ataje kwiga. Twabonye ko ari umwanzuro afatiye mu burakari ubari gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera sibyo. None uwo mwarimu nubwo ashinzwe guhana umunyeshuri ariko twabonyeyo amuhanye nabi nawe bimubera icyaha. None ubwo uwo munyeshuri ahangara akajya guhana mwarimu ndashaka kugira ngo ntago urankoma ahantu ntacyo komeza tukomeza ugoronzore ntago urankoma mu bwonko. Ndashaka kugira ngo kugira aho bigera ku rwego mwarimu twubaha mwarimu twakundaga niyo warebanaga na mwarimu wawe wagiraga isoni agera ku rwego rwo gukubitwa. David nubu agera ku rwego rwo gukubitwa. Njye ndashaka kugira ngo menye ako kantu. Njye ndakubwira nanjye ubu sindi umugabo. Yego mwarimu wanyigishije ntabwo twahura ngo nshobore kumuhamagara mu izina. Noneho rero kuri iyo shusho nyine njye ndi kuyireba numiwe ahantu ku mwarimu agira agakubita. Numiwe David numiwe. Abanyeshuri ni ibihararumba ni ibihazi. Hari ikintu utari kuvuga neza. Hari ikintu utari kuvuga neza nubwo amategeko afite ibyo ateganya. Ntawihanira. Ntawihanira pe. Ariko turebe gukumira icyaha kitaraba. Ni gute mwarimu agira ku rwego rwo gukubitwa? Nubwo yanakubitwa ntabwo yakubitwa n'umunyeshuri.
yakubitwa n'urundi rwego rubifitiye ariko nta n'urwego rufite ububasha bwo gukubita urumva ugashaka kumenya ahantu ku rwego umwarimu agira akubitwa ntabwo uretse na mwarimu n'umunyeshuri ntabwo yakagombye gukubitwa nkanswe mwarimu no agategwa n'abanyeshuri ntabwo ndageraho wifuza ntabwo urahagera njye ndi gushaka mwarimu dutinya tutahuze nawe amaso yego mwarimu tutahura nawe mu nzira ubwo ni mu gihe cyacu abarimu twakundaga n'ubu niko abandi bakimeze cyane pe twakoraga dufite inzo zo kuzaba abarimu nose wamuganire ukuntu mwarimu aba yubashywe ndagura nta kibazo cya mwarimu yajyanye n'abanyeshuri kugeza kubwo bavuga ati noneho mwarimu ko atuzonze reka tuzamuhanire iyo ngiyo banakigiranye muri ya gahunda yo gukumira icyaha kitaraba tutihanira ahubwo nk'abantu ari ikintu koko dari kunkwepesha tuzi neza ko muri iki gihugu wemeye kwihanira ntawe sibyo byashoboka ko abo bana bakubise mwarimu nta ruhare yabigizemo umva no uruhese cyese ko kuvuga ngo mwarimu yakubise abanyeshuri nabo baramusubiza ese ubundi ko inkuru wanze ko tuyirangiza ko ushaka kunshyira mu mutego David ko twasomye tukageza hagati ukambwira ngo ndekera ntago ndagushyira mu mutego ntago ndagushyira mu mutego dukomeze aho twe tugereje ndakomeza komeza sibyo twe tugeze ngo reka twongere tuyitangire cyaducumbura aho twe tugeze mwarimu baramukuba ibi byabaye ku mugoroba wo kwa gatatu tariki ya 4 z'ukwa gatandatu 2025 ahagana saa 11 z'umugoroba ubwo harangiye umupira w'amaguru wahuzaga biga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye nabigaga guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 abiga mu mwaka wa 2 ngo ntibishimiye imisifurire kuko batsinzwe igitego kimwe ku busa bituma batega abarimu babo mu nzira barabakubita dukomeze umwe mu barimu uri mu bakubiswe yavuze ko basohotse ikigo ari abarimu 6 bageze hanze bahasanga abana bafite inkoni abarimu 2 muri bo bahise biruka ati twari 6 2 babonye batwatatse n'abasaza barirutse twari tugiye kwirukanka umwe bamutangije icyuma kimufata mu mutwe arakomereka cyane undi bagiye kukimutera dukinga amaboko nkuko inkuru isoje ni gutya isoje none se urumva ubwo abana bo barebye bavuga ati imisifure ntago tuyemera bivuze ngo rero niba mwarimu agira ku rwego akubitwa yakagombye gufata izindi nk'amashyi ahubwo aba bantu twatangiye tuvuga ikintu cyitwa kwiyakira David muri fair play nubwo ntazi ibintu by'umupira sibyo niba mwagiye gukina arbitre baraho ngaho afite ububasha sibyo ariko nawe ntabwo ububasha bari bufite bwa nyuma niba ari nko mu mikino bakabona basifure nabi tekeza yari n'imikino interclasse nuvuga ngo hakinaga abanyeshuri abakinnyi bo mu mwaka biga mu mwaka wa 2 n'abandi biga muri cycle superieur bose baye bahuye niyo kipe yo mu wa 2 barangije baratsindwa bamaze gutsindwa kimwe ku busa bajya gutangira ba mwarimu ngo nuko batsinzwe nuzuki batiyakiye cyane niba bari kubona hari imisifire yabaye mibi bakajya kujira ku rwego rubishinzwe niba ari na mwarimu wasifuye iyo match abanyeshuri yo bajya kuri prefet de discipline bakamubwira kabwira bati muyobozi nubwo byagenze gutya ntabwo twaye batagiye ku kibuga ngo basifure neza nkuko abanyeshuri babyifuza tubwiye niki se niba batabyifuza nuvuga ngo abanyeshuri ntabwo bishimiye intsinzwi yabo dutegereze icyo amategeko ateganya ntabwo icyo amategeko ateganya nuko barakurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa baragikurikiranwaho ikindi nose tubashimire ikindi ntabwo baraza kubabera kuko nta muri iki gihugu nta muntu wihanira nawe kabisa niyo waba uri mukuri kwihanira ni kirazira muri iki gihugu kabisa iki kintu bamanza egera inzego zibishinzwe abarizo zifata umwanzuro hano hari indi nkuru nsomye ntago namenya kare yakorewemo ivuga ngo umukobwa w'imyaka 20 akurikiranwa icyaha cyo kwica inkuru zifitera umwana we w'umukobwa w'imyaka 2 y'amavuko amutaye mu musarani wa metero 20 umva ngo umukobwa w'imyaka 20 akurikiranwa icyaha cyo kwica umwana we w'imyaka 2 y'amavuko amutaye mu musarani wa metero 20
yasobanuye ko yabitewe nuko yaburaga icyo amugaburira kandi n'umugabo wari wamuteye inda ntacyo yamufashaga. Umwana bagerageje kumukuramo ariko basanga yapfuye. Mwibazwa rye avuga ko yafashe umwana we amujyana mu bwiherero. Reka tukomeze gusoma inkuru. Kwanjanye mu nkuru zibabaje gusa uyu munsi. Ngaho umuntu wiyahuye, ngaho abanyeshuri bakubise mwarimu, ngaho umukobwa w'imyaka 20 wajugunye umwana we myaka 2. Izindi zo zigaragara kaza abantu bakuru. Ariko umwana mutoya burya bari inzira karengane kuva kuri AZ. Ari inzira karengane. Kuko umwana w'imyaka 2 nta kinabaze. Muno bavuga umwana w'imyaka 2 bari umwana utagiye kugitambabuka. Uzi umwana w'imyaka 2? Ubundi mwana w'imyaka 2 ni gitambabuka. Sibyo rase utanga gutembera mu mbuga. Cyane umwana w'imyaka 2 abatangiye kwiga kuvuga, urumva avuga umugati ngo ni tati, avuga igikoma ngo ni koma. Kenshi bakunda gukoresha igicumbi bagakuraho indomo n'indanganteko. Niba ari igikoma ngo ni koma, niba ari iki. Umwana w'ibyaga kureba. Abantu n'ukuri tugerageze kwiyakira. None se uko biri kose imbaraga yabonye kuba uwo mwana yaramutwita amezi 9. Inkuru niyora? Ni inkuru atamutse kuri Ket Radio. Atamutse kuri Ket Radio. Niho suruse ndumva yakomotse. Cyari shoboka. Ngurumva ibabaje kabisa. Umukobwa imyaka 20 yagize uwo mwana yaramutwita amezi 9 aramubyara kuko n'umwana w'imyaka 2. Uzi ko ari umwana wasigira n'abandi bantu bakaba bamusigarana utamujyanye ukabajya gucishura. Nuko ibyo turi kuvuga iyo myanzuro gufatirwa mu burakari, reka tubyemere uwo babyaranye nawe utari kumwitaho ntago tumushyigikiye. Sibyo ntago tumushyigikiye. Ariko se afashe umwana w'imyaka 2 amujuguye muri toilette ariko uzi kwihekura. Umva kino cyahano cyabereye. Ukicira umwana. Iki cy'ubwicanyi akurikiranweho cyabereye mu kagari ka Cyarwa. Umurenge wa Tumba mu karere ka Huye muri Gicurasi 2025 kiramutse kimuhamye yahanishwe ingingo cy'igifungo cya burundu. N'igihano cya burundu kabisa. Riteganywa n'ingingo ya 107 y'itegeko nimero 60 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cya burundu. Ibyo twavuze sibyo. Uwo umujinya utuma umwana wagiye kugisa. Ntago ari umujinya wumve ko nabisomye neza. Umujinya ngo mu mudugudu sibyo. Ariko niho twatangiye tuvuga David, uzirinde niba ari ibibazo ufite kubyihererana. Niba bibazo ufite irinde kubyihererana sibyo. Ugira abantu wegera, hari abavandimwe, hari inshuti, hari abaturanyi, hari ubuyobozi, hari abo bantu, hari abo yegeye koko konzi ko mu Rwanda hari abantu bagira impuhwe. Niba hari umuntu wemera kurera umwana atabyaye, ntihari n'uwamufata akamubwira ati wowe ngwino uzajya uzukora hano mu rugo, uzajya utumesera kwa 6 noneho n'uyu mwana tumugaburire. Umwana w'imyaka 2 pe. Ariko ufata umwanzuro ugayitse, umwanzuro w'ubugwari, ujya kujugunya umwana w'imyaka 2 muri toilette. Muri toilette kwa kwabuzi akoragiye umwana nakurirana. None se David tageze umutima wihanga. Hari abantu tuzi bagiye bihangana kandi amasezerano yabo agasohora sibyo. Hari uwitwa Yosefu muri Bibiliya. Reka twirefere kuri Bibiliya. Uwitwa Yosefu mwene Yakobo, tuza amateka y'ukuntu bene se bamugiriye ishyari bakamugurisha muri Egiputa. Yagera muri Egiputa nk'umuntu wari ugurishijwe ari n'umwana w'ingimbi wo mu myaka 10. Yagera agafatira umwanzuro mu buraka akavuga ati n'ubundi ndi kubona ndiho ntariho, agafata umwanzuro akiyahura. Ubu ibyabaye kuri Yosefu, ubu tuba tumuvuga nk'umuntu wabaye intwari. Ageze kwa muka Potifari amushinja kumufata ku ngufu, arafungwa. Yagera muri gereza n'undi agafata umwanzuro w'ubugwari, yagombaga guhita yiyahurira muri gereza. Ariko yarihanganye, avuye muri gereza arotorera inzozi
abo bari bafunganywe bagira amahirwe barafungurwa bageze mu gihugu muri Egiputa bavuye muri gereza umwami arota inzozi azana abakonikoni azana abapfumu azana abakingo barotora izo nzozi birabananira ari kumwe aravuga ati hari umuntu waturotoreye inzozi turi muri gereza avuga yuko umwe agiye gutaha agasubira mu kazi ko guhereza ibwami uwo ninjye none nyagasani nyemerera uwo muntu ufunzwe w'umuheburayo afungurwa ze asobanuriza inzozi Yosefu afungurwa gutyo arazisobanura uko zakabaye umwami arangije ati tuzabona umuntu hehe nk'uyu ufite ubwenge ahita avuga ati rero ibi wabonye nta wundi wazabishyira mu bikorwa uretse wowe amuha umwanya ukomeye mu gihugu none si yaza gucika intege akiyahura uwo mwanya barawubonye aho twari turi kuvuga kuri wa muntu ufata umwanzuro wo kwiyahura undi uyu mukobwa wataye umwana we wishe umwana we akamuta muri tuwarete twabonye umudamu witwa Hagari wari umuja wa Sara wabyaranye na Aburahamu bamaze kubyarana kuko Sara yari yiciriye inzira avuga ati ibyo Imana yatubwiye ntago bizaca kuri njyewe ahubwo uwo mwana ntabwo azitwawe mutware wanjye Aburahamu ibyiza ryamana na Hagari none uwo mwana azavukira ku bibero byanjye uwo mwana yitwa wanjye sibyo ko byabaye Isaka amaze kuvuka Hagari na Ishimayeli bagatorongera bakabirukana mu rugo rwa Sara akagenda hari aho yageze mu butayu agira inyota sibyo abona inyota umwana aramwishe nose ko atafashe umwanzuro ugayitse ngo ahita avuga ati nubundi ntacyo ndi kuramira n'inyota iramwishe twabuza amazi ngo afate uwo mwana mwice ariko yari ihanganye hari abahanyuze bafite amazi barayamuha aranywa ariko reka nkubwire ngo Ishimayeli ni ukomoka Abarabu bose sibyo niho abasilamu bafata nk'umuntu wakomotsemo intumwa y'Imana Muhammad Imani Muhamahoro n'imigisha kokoro nje nkurikije ibintu twabonye iki umugore we numva kinandenze sha ari nkuvuga ukumva ufite n'agahinda mwana w'imyaka 2 ngo wamutama umusane ngo kwaburaga icyumuha ahubwo nta maboko wageraga ufite amaboko no mu mutwe se wazenguruka mu bantu bose muziranye wanabura ugupfimu reka twemere wagera kuri umwe pe akaguca amazi uwa kabiri akaguca amazi ariko hari n'uwo wageraho akagira impuhwe z'uwo mwana wowe ntanazikugirire ariko akagirira impuhwe z'uwo mwana ese ubundi kuko ari we wapfuye wowe umanza ugapfa mbere ye niwe wabuze ibyo kumugaburira ikibazo nabaza wowe kandi uyu mwana wapfuye wowe ubanza ugapfa mbere ye niwe wabuze icyo kumugaburira ubwo ngumwici nukuvuga ngo nundi yanari kwiyahura kandi nabyo twanabonye ko ari igikorwa cy'ubugwanga ariko tugomba kwihanganira ibitugerageza tukihanganira ibyo turimo kuko muri iyi si turi ntago ari muri paradizo niho bavuga ngo niho haba hari byose umuntu akeneye ubu rero turi mu isi y'ibibazo turi mu isi y'ibyago turi mu isi y'amakuba ariko intwaro ni ukwihangana ibyo turimo sibyo ibibazo wagezemo ukavuga uti ntacyo ibi biri kumbabaza ariko ndiho haguma ubuzima n'ukuri kokoro reka dusoze ikiganiro cyacu yego gusa ibyo twaganiriye muri iki kiganiro ni byinshi pe utari umunyabwenge ntabwo ari buze kubyumva gusa isomo ririmo ni ukwihangana tugomba kwihanganira ibitugerageza ubuzima turimo tukanyurwa n'uko turi nubundi tugaharanira gutera imbere ariko dushimira ibyo turimo tukishimira ibyo twagezeho no bikadufasha kuba hari ibindi twageramo ikindi tukirinda gufatira umwanzuro mu burakari ko umwanzuro ufatiye mu burakari David ntabwo yari warakara ukajya kwandikira message umuntu kuvuga ati ngiye kwimwandikira ndi kumutuka urumva wajyanye mugasanga ntago ibyo warakare ntago ugasanga wayanditse ukayandika ati reka muhe nyina ati reka muhibye reka muhe ikinyarwanda reka ngiye noneho nitoje kuvuga ikinyarwanda none wajya ukanda kuri send nk'umuntu akakugeraho ariko David ko ndiko utari muri mood wanako ageze ati shout ni umuntu yagize kugira ati rero mureke reka kwibabariza umubiri wawe nubundi mureke icyonzi cyo hariya ntacyo arahungabanya kucyura icyo wangiza ya message ukagira ute ukayireka kandi urugero iyo message yo kwimwandika uri kumutuka wakajya kuyikuregesha yahabwa ari ikintu namaze kwiga muri iyi si umuntu mbona wantakaje
wambwiye nabi je nirinda no kumubwira n'amagambo mabi ubundi ntugafate n'umwanya wo kwiga umutekereza kejo nubwo yakurakaje ushobora kugaruka yagize ugasanga weho mubwiye ibigambo bifite n'igaruriro cyane ugasanga muri iyi abantu bose bura konkoro ntazagira umuntu kubeshya ati nyesinga ukeneye abantu muri iyi si twese turakenerana buri umwe wese akeneye undi konkoro darankeneye ndamukeneye ufite imodoka akenera umukanishi sibyo uwasaruye ibirayi akenera ingamba yo kubyikorera ko ntabwo yakwikorera ibiri ijana ariko yangamba irabishoboye urumva reka nkubaze dukeneye n'abana rega baza gushyushya n'ibirori byacu cyane batwanga bakaza bakabishyushya ubukoze ubukwe hakazamo abantu b'ingagari gusa nose ubundi ukoze ubukwe bw'igitangaza bukazamo abantu bawe gusa bakwemera ntihazemo wawe n'uwagupinze ubu n'ubwo bukwe waba ukoze ariko yaje akemera kavuga ati burange ubu nica ukica nkari imbere abantu bakoze ubukwe murabizi iyo wicemera ukabona na wa mwanzi wawe nawe yicaye hari ati buresha ebyendi ngo uzanabare bakiriho batazagira ngo urabesha uguze imodoka ukayigendamo wenyine umwanzi wawe atayigiyemo ure wawe waguze imodoka ikumarira cyangwa utamunyuzeho atayigiyemo ushaka kumunyuraho akabipinga akavuga ati nubwo bimeze kuri ariko wasanga atananiye ako kayigendamo urako gukora darigishaka kubaka nk'inzu ya miliyoni 20 umwanzi wawe iyo nzu ikazarinda isaza akazaza aje kuhugamana ibyo sawa ikazaza isaza temeye kari yawe ariko aje kuhugama wowe ukamuruta ukamuha karibu umwe ati ni kari mu nzu yanjye ariko ntago najya mu cyumba nanamugumaho hafi ndago atagira yes koko tureka tugushimiye cyane urakoze kuba twaganiriye yego abantu mumve isomo tubwiye abantu no kwihangana tukirinda gufatira umwanzuro mu burakari tukamenya ko kwiyahura ari icyemezo cy'ubugwari kwiyahura icyemezo cy'ubugwari nta cyemezo cy'ubugabo kirimo buri kimwe cyose no kwihangana turagushimiye cyane tunabwira abantu mukomeze mukore subscribe kuri Concorde TV show munasharinga n'abandi benshi ngo tuzuze igihumbi ari kubirota kandi bigomba kuhaba cyane zigomba kuba impamo njye mukaya ndagenda nshaka abandi ba views mbashyiro cyangwa se abasabu nawe niba ufite ukuntu watubona abasabu twuzuze igihumbi abaduhe pe turabakeneye murakoze